kugeza n'ubu wabanye natwe muri byose kugeza n'ubu wabanye natwe muri byose turagushima waraturinze muri byose twaye impundu wabanye natwe mwami yesu turagushima wabanye natwe mwami yesu turagushima wabanye natwe muri bya bihe byari bigoye yesu ashimwe igitondo cyiza cy'umugisha ku bana b'imana mwaramutse neza I hope ko mwaramutse amahoro imana ikomeze ibiteho muri byose ni ukuri imana yaraturinze muri byose tuyihaye impundu turabyutse tuvuga ngo mwami yesu tugushimiye ko wongeye kuduha undi munsi mwiza tugushimiye ko waturinze tugushimiye mwami yesu kristo ko twasinziriye amahoro abandi twaraye dusenga abandi nabo barayahatandukanye ariko mwami tubyise tuvuga kugira neza kwawe abantu babasha kumva iyi nyigisho babasha kumvira isengesho nuko baba babyutse amahoro so ndagira ngo mbabwire ngo imana ibahe umugisha ababashe gukora iminsi 3 yo kwiyiriza so nuzajya wumva ushaka kwiyiriza tutanabitangaje hano uzajye wiherera wiyirize ushaka kwiyiriza ubwira imana bikugoye ngiye buriya sinajya mu bintu byinshi umuntu yiyiriza kuko afite icyo ashaka kubwira imana ubundi abanyamwuka wiyiriza ushaka ngo mu mwuka ukure ariko nanone wumva hari icyo ushaka kubwira imana nta cyakubuza kubikora sibyo ushaka no gufata umunsi umwe ushaka gufata 3 ushaka gufata 7 ushaka gufata 21 bitewe n'intego ushaka kugeraho so iby'umwuka rero burya bisaba kubikorera ntabwo bipfa kwizana sibyo murakoze cyane ejo narababwiye ngo ndashaka kubaganiriza ku mategeko ya Mose n'amategeko ya Yesu aho bitandukaniye kubera iyo hari inyigisho numva z'ubuntu ugasanga hamwe baravuga ngo ibintu byose twarabibabariwe ibintu byose ntabwo bikitureba twagiriwe ubuntu so ntabwo ari uko ubuntu budahari ntabwo ari uko ubuntu butatanzwe ariko bifite ahantu bitandukaniye so Aburahamu yabayeho abasekuruza b'amahanga kubwo kumvira imana akajya mu gihugu imana izamwereka atahazi imana irongera amugerageza kandi imugerageresha kumuha umwana w'umuhungu mu zabukuru imana iramubwira ati rero uyu mwana mumpemo igitambo mumperezemo nk'ituro muri makeya Aburahamu ntabwo yigeze yezita yahise amufata ashaka kumutangamo ituro imana rero irangije imugira sekuruza w'amahanga niyo awadi yamuhaye ubuzima bw'abayisiraheli burakomeza bugera muri Egiputa imana irangije ibakuzayo amaboko yayo akomeye abanyegiputa ntibabasha kubibona ntibabasha kubona ukuntu ibyago hafi 10 byabaye mu Misiri ntibyabageraho baragenda babona bambutse inyanja itukura nabyo ntibabiha agaciro so imana irangije avuga ati reka mpereze Mose amategeko biravuga ngo amategeko yavuye ku musozi wa Sinayi kamvane muhereza amategeko agenda yabaye kuko bari banze kumva so birava rero ngo abakurikiza amategeko ni ibivume iby'amategeko rero iyo umuntu avuze ngo mukurikiza amategeko ngo niwe mwana w'Imana hari igihe azamo confusion ko baze ni amategeko yahe ese amategeko y'Imana ko tuyazi ko ari aya Mose n'aya mateka yandi yose yagiye atanga ese amategeko ya Kristo akunda kuvuga ngo unkunda azagira biravuga muri Yohana 14:15 ngo Yesu aravuga ngo unkunda yitondera amategeko yanjye noneho gahita uvuga se n'ayahe mategeko ni amategeko ya Mose ni amategeko yahe ngiye buriya nanjye icyo kibazo nakibazaga cyane so ariko nzajya ngenda mvuga itegeko rimwe rimwe sinzi niba twumvikana nzagenda mvuga itegeko rimwe itegeko rya mbere ngiye kubabwira hari ubwo amategeko Yesu yavuze ngo amategeko 2 gukunda Imana imwe yonyine no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ariko ntekereza ko ayo mategeko utayashobora
utabanje kuvuka ubwa kabiri. Ko Yesu ijambo riravuga ngo dore ijambo rirakwegereye ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami ngo uzakizwa, sibyo? Iyo watuje akanwa kawe ni ukuba wemeye ko Yesu akubera umwami akagutegeka. So rero iyo watuje akanwa kawe ukavuga ngo nakire Kristo umwami n'umukiza, ubaye umwana w'Imana. Iyo ubaye umwana w'Imana birakorohera gukunda Imana, birakorohera gukunda mugenzi wawe kuko Kristo niwe uyobora ubuzima bwawe. So itegeko rya mbere Yesu yavuze riri muri Yohane 3:7 avuga ngo kuvukamo ubwa kabiri. Yohane 3:7 iryo ni ryo tegeko rya mbere. Tuzagenda tuyarebagira nko muri 30 aranarenga bitewe n'ibyo uko umwuka azagenda dushoboza amategeko yose Yesu yagiye avuga. So hano ndagira ngo mbabwire ngo amategeko ya Mose yashyiriweho ibivume, yashyiriweho abantu badashobotse. Nzarebe hari amategeko leta ishyiraho ikavuga ati nukora iki ngiki uzafungwa. Buriya kugira ngo umuntu afungwe ni uko aba yakoze koko ikintu kiri criminal, kigaragara ko gikomeye imbere y'abantu, kuba muntu ateza impagarara muri sosiyete. Niko biriya bipapuro byabo biba byanditseho, uwo muntu ateza impagarara muri sosiyete, sibyo? So rero uwo muntu aba ari ikigenge. Iyo bavuze ngo abagome aba ari umugome. Ubugome muri Bibiliya ntabwo bavuga ko ari umuntu ugira nabi, ahubwo ni umuntu w'umurebellion, ni umuntu ugoma kugira mbese nka kuriya Abisirayeli bajya bagonda ijosi ku Mana. Ubundi si yo Mana yatwikuriye mu gihugu cyiza ikaza kutwicisha inzara hano, ni Mana ki? Imana igeze iravuga ati rero reka mbashyirireho amategeko bayagendereho kuko bagomye barananiranye. Nibwo yatangiye avuga ngo wubahe Imana yawe, kuko yabonaga ko nta kubaha Imana bafite muri bo, ahubwo bubaha Imana z'ibigirwamana cyangwa izo biremeye cyangwa izo biremeye mu mitima. Yarangije avuga ati aba bantu n'ubugome bwabo ntabwo bashobora gukundana. Ibabwira ati mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Bigeraho ibaha n'andi mategeko yuzura 10. Irangiza igenda ibaha n'amateka. Ariko hano urumva ni amategeko yashyiriweho abantu bananiranye. Ariko Kristo waraza aravuga ati ngiye itegeko ryanjye ni ukunyizera gusa. Iryo ni ryo rya mbere. Ni ukunyizera, ukizera ko ndi umwami n'umukiza, nkayobora ubuzima bwawe. Niyo mpamvu avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe. Iki cyanditswe nkunda kugisubiramo, ngo nimunsange ndabaruhura. Ni abarushye muri ubu buzima, ni n'abarushye ibyaha na za karande, bya bindi byose bitumye umutima wacu uruha. Mubinyikoreze ndabaruhura, ngo kuko umutwaro wanjye utaremereye. Muri make biramworohera kutuyoboreramo, ni ukutuyoboreramo. Niyo mpamvu yavuze ati reka simbasize mwenyine, mbasigiye umwuka wera. Ariko itegeko rya mbere yaravuze ngo nimunyizera. Ntabwo ari uko hano tutizera, ahubwo turashaka kugenda tureba amategeko ya Kristo umunsi ku wundi kugira ngo tubashe kuyagenderamo, kuko ntabwo dusubiye mu mategeko ya Mose, ahubwo tugiye mu mategeko y'umwami wacu Yesu Kristo. Hano yabwiye Nikodemo ati ntiwitangazwa nuko yabanje kuri gatandatu ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Ngo witangazwa nuko nkubwiye ngo yuko bakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuntu udashaka kubyarwa ubwa kabiri ntabwo ashobora kuyoborwa n'umwami Yesu Kristo. Kubyarwa ubwa kabiri rero ni ukwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, uba ubaye ikiremwa gishya. Ubyarwa ubwa kabiri kuko warabyawe n'umubiri, ubwa kabiri ukongera ukabyarwa no kwatura ijambo, ukaba uhindutse umwana w'Imana. Niyo mpamvu ngo abamwizeye bakizera izina rye ngo babaye ubasha bwo kuba abana b'Imana. Ubu umwana w'Imana mu mwuka, sibyo? Hanyuma ukayoborwa n'umwami Yesu Kristo kuko aba ari we winjiye mu mutima wawe. Kubera ko utari wakamumenye neza ahita akwaturaho umwuka wera akakuyobora. So rero ndagira mbabwire ngo iryo ni ryo tegeko rya mbere, kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, twemera ko atuyobora. Iyo uravuga ngo ese ngo bamwizera bate batabyigishijwe? Ariko mu by'ukuri turi kubyigisha kugira ngo buriya kuba umuntu yavukira kwa pasiteri ntabwo bivuga ko akijijwe, cyangwa kuba umuntu yarererwanwa n'abapasiteri n'abantu bavuga Imana ntabwo bivuga ko akijijwe. Umuntu ukijijwe ni umuntu waciye bugufi akatura Kristo umwami n'umukiza. So kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza biravuga ngo ahubwo kuvuga
kuvuga ngo tuti ijambo rirakwegereye, ijambo riri hafi yawe muri make, ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe. Niryo jambo ryo kwizera iryo tubabwira. Niba watuze akanwa kawe yuko Yesu Kristo ari umwami ukizera mu mutima, ni ukwatuza no kwizera wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa, ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho no gukiranuka. Niba watuze akanwa kawe kwatura ngo njyewe Ange Ishimwe nemeye ko Yesu Kristo ambera umwami n'umukiza. So murakoze cyane. So nagira mbabwire iryo tegeko rya mbere. Iryo mbabwiye rero nzi ko twese turizi, ariko so tugenda duhura na ya yandi yose tuzi, aho Yesu yagiye avuga ngo muzakora ibirenze ibyo nakoze, akagenda ababwira ati musabe muzahabwa. Amategeko ya Kristo ni amategeko ari mu buntu, ni amategeko y'amahoro, ntabwo ari amategeko ngo udakora ikintu ngiki uzakora gutya. Gusa aravuga ngo njyewe nguwo umuntu akitondera amategeko yanjye, ngo njyewe na Data tuzaza aho ari. Sibyo? Ati njye na Data tuzaza aho ari tugumane nawe. Ni privilege Imana izaha ku bantu bazubaha amategeko ya Kristo. So amategeko ya Kristo rero ushaka kuyamenya usoma amavanjiri ane yose ya Kristo, hanyuma uhera ku ya Matayo, Luka, Mariko na Yohana. Hanyuma wakumva ushaka no kumva impuguro za Pawulo nazo ukagenda uzisoma. Murakoze cyane. Ukagenda uyasoma, ukagenda uyamenya kugira ngo ugende uyakoreho meditasiyo. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nimumenye ukuri, ukuri kuzatubatura. So rero iyo umuntu avanga ibintu byose twarabibabariwe, ngo ibyaha twarabibabariwe, gusambana nta cyaha kirimo, kubeshya nta cyaha kirimo, ngo ibintu byose byabaye normale. Ukuri ntabwo mbazanyeho amategeko ya Mose, ariko nagira mbibutse ko Pawulo ubwo abyivugira aravuga ngo imibiri yacu ni insengero za Kristo, ntabwo ari zo gukorerwamo ubusambanyi. Mu Baroma 13:14 aravuga ngo dore burenda kwira kandi bugiye gucya, ngo dore burije kandi kanze masome ntavuga nabi. Mu gice cya 13:14 akavuga ngo ijoro rirakuze burenda gucya, ngo nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari, ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Hano nashaka mbabwire ngo Bibiliya iravuga ngo amategeko ari ku bisate by'amabuye yaje yandikwa mu mitima yacu. Uwo ni umwuka wera uba muri twe, uwo ni Kristo twakirwa muri twebwe, kuko ngo amategeko yari umushorera wo kuza kwa Kristo. So rero ntabwo tukiri mu mategeko ko tutari ibivume, ahubwo turi abana b'Imana twahawe agakiza ku buntu, ni ubuzima bworoheye mu Kristo. So murakoze cyane rero dutangire kuri iri tegeko ryoroshye rya mbere, ariko tuzagenda tuyanyuramo. Mubabarire mujye muyumva, mugende muyakorere meditasiyo muyumve neza. Harimo ngo no kubabarira, harimo guca bugufi. Amategeko ya Kristo ntabwo ameze nk'ayandi ya Mose yasaga nk'aho ahagaze imbere agucira urubanza. Oya, ahubwo hano uranamuganiza ukavuga uti ntabwo nshoboye. Murakoze cyane. Reka dusengere umunsi. Uwiteka Mana nziza, tugushimiye kubw'uyu munsi mwiza waturemeye. Uturinde, ugendane natwe, ubane natwe muri byose, uringanize ahataringaniye. Umugisha wawe tubeho, mwami utsinde ibiturwanya, ushwanyaguze amarozi yose mu buzima bwacu. Ikidakwiye cyose mwami ugikure mu nzira muri uyu munsi. Abavandimwe bacu ubarinde, n'inshuti n'imiryango. Kandi mwami turongeye turanakwinginze ngo aho tuza kuba turi hose, mu kazi, mu rugo no mu buzima butandukanye, tuze turi kuba turi kumwe nawe, utugire inama mu byo dukora no mu byo tuvuga, mu izina rya Yesu Kristo, amen.
shalom shalom. Mbwirije nananiwe mvuye gusenga ndumva ndushye, njye kuryama. Uwiteka akomeze abiteho, murumva ko karimo gacika ariko numva nagerageza, kandi ndabakunda cyane. Nagira mbasabe ikintu kimwe, muzajye musharinga amawodiyo abantu bayumve. Ubutumwa bwa Kristo ntabwo ari bubi, ni imbaraga iha uwizeye gukomera, sibyo? Nako gukizwa. Amen.